Ikaze kuri cano y'iwacu bikora bite TV, cano twigaho ibimera bitandukanye, cano twiyungura ubumenyi. Ushobora kuba ufite icyo uyu muti uwuziho, nanjye nshobora kuba mfite icyo nkuziho, ni ukunganirana ubumenyi kuko ntawumenya byose. Dushuje rero abantu bari hirya no hino mutandukanye mu bihugu bitandukanye mukurikira cano y'iwacu, abakunzi b'ibimera ndabashuhuje saliyuti aho muherereye hose, abadukurikira bicecekeye, abadukurikira bakatwandikira komenti zanyu turazibona. Ese mushaka ko tubafasha iki kuri video dukora, mwatwunganira iki? Namwe dukeneye ubujyanama bwanyu kugira ngo dukomeze twiyungure ubumenyi. Ese kino gihe turimo bikora gute? Ese mu gihe cyatambutse byakoraga gute? Mu bitabo dusoma, mu bajyanama mutugira, ukatubwira ati kino giti cyakoraga gutya, kino gikora gutya, ukavuga ati ngiye gushaka igiti kuri YouTube, ese iki cyatsi kimeze gute? Nubwo umuntu yakikurangira ariko wasacinga kuri YouTube ukagira icyo ukimenyaho n'ibyo bakubwiye, bigatuma tugira gute tumenya utuntu n'utundi, kuko viziyo turimo turi mu ikoranabuhanga pe, ariko ntabwo wavuga ati iki kimera ndagisanga kuri YouTube yana gutya na gutya, akenshi biba bigoye. Ariko kuri uyu munsi tugiye kuza kwiganira kuri kino kimera mubona imbere yacu. Kino kimera iwanyu mucyita ngo iki? Iwacu rero cyangwa mu bitabo twasomye cyitwa ikiziranyenzi. Ikiziranyenzi cyangwa ikizira ikibi, ikizira icyago, ikizira mbese cyose cyaba kiboneka mu buzima bwacu bwa buri munsi, kino kimera kiragerageza bita ikiziranyenzi. Ikiziranyenzi rero dukunda gukoresha amababi yacyo, dukunda gukoresha imizi yacyo, tugakoresha na kano gati kacyo kamubona karimo imbere. Ikiziranyenzi rero iyo gifatanyije n'umutobe w'umuhama gikora iki? Cyangwa urwagwa rwiza rw'umwikamire rushyushye bivura iki? Ikiziranyenzi iyo ugikarabye bivura iki? Ikiziranyenzi iyo ugiteye mu rugo byirukana iki? Nibyo tugiye kuganiraho rero, kora kumva ibyo tugiye kuganiraho, ubujyanama bwanyu natwe turabukeneye. Ikiziranyenzi rero duhereye mu muco wa kera, icya mbere kano gati kako abantu benshi mu bihugu bitandukanye bakunda kugakoresha umuheha. Umuheha kwa kundi banyweraga ku muheha bikemewe, cyangwa hariho n'uduce akenshi usanga kino kiziranyenzi bagikoresha mu gukoresha umuheha. Buriya impamvu akenshi ikiziranyenzi bagikoreshaga kuwukoresha ku muheha, iyo habagamo nk'umuntu ushobora kukugambanira ikibi, yagishije muri cya kintu nyine gisa nkaho kigangahura, kugangahura cya kintu gihumanye, kandi kikabamo umuheha mwiza wo kunywesha ibigage banywaga, urwarwa n'ibindi byose bishobora gukoreshwa n'umuheha. Tugeze rero ku mababi yabyo, ahangaha niho ruzingiye tugiye kuganira cyane cyane. Ikiziranyenzi iyo ugifatanye n'icyo bita umwishywa, mujya mubona akenshi nk'abantu b'abamama bakuzemo, abakobwa bakiri batoya, babandi batangiye kujya mu mihango, noneho ugasanga rimwe na rimwe nimba bajyaga mu mihango umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu, wenda guhera ku minsi itatu kugeza ku minsi ine,
iyo byakabije ni iminsi ine, ariko ugasanga umuntu yavuye ku munsi umwe akubise icyumweru ari mu mihango, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, ibyumweru bine. Rero iyi ndwara ikunda kubaho cyane, ariko igizwe mu bice bine cyangwa bitanu. Hari uko uba ushobora kuba ufite ikibazo mu nda, ariko ubujyanama bwa mbere naguha ujye umanza unyarukire kwa muganga gatoya, bamanze bakurebe mu nda, barebe bakunyuze mu cyuma, bafate amaraso, bafate inkari, nibasanga nta ndwara ufite, reba ibintu ushobora gukurikiza. Hari igihe bakuzinga cyangwa bagafata ahantu wanyaye bakagutegeramo. Hari ukuntu bagufata bakagushingika nko mu madayimoni cyangwa mu majini, cyangwa bakagushira nko mu irimbi, ya maraso damu yawe, damu Kiswahili, iyo damu yawe ikaba ifite aho igana. Bameze nk'aba bantu bashobora kuva imyuna idakira, nabo buriya ari amaraso asohoka aba afite hagiye. Rero ayo maraso akagaburirwa iyo myuka mibi, igihe runaka cyagera byanga bikunda ukagomba kuyava, akaba afite icyo agiye gukora. Rero iyo ufite ubu burwayi bagasanga kwa muganga nta kibazo ufite, cyangwa bakagutega icyo bita urumambo. Urumambo ni guhera nko mu kwezi, guhera ku munsi umwe kugera mu kwezi, ukava mu kwezi ukarenga hejuru, ujye umenya ko ufite ikibazo gikomeye. Iyo damu yawe ifite aho igana. Ikindi kintu kikwereka ko ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye, ushobora kuribwa ahagana mu ruhago hepfo y'umukondo, ushobora kuribwa ibumoso cyangwa iburyo, ukumva wenda harimo nk'ibintu biri kugukirigita ukagira ngo ni nk'imvunja. Wa muntu we, nimba uzi ubwenge, nimba unyweye imiti ukabona biranze, ubujyanama bwa mbere naguha, hano hari igiti bita ikiziranyenzi. Ushobora nyine, hariya tubivuze muri makeya, ariko harimo uburwayi bwinshi cyane buterwa n'ibyo bintu. Igihe ufite ikibazo rero uzatwandikire, tukugire inama, tukubwire uburyo wakifashisha muri ubwo buryo, umunsi umwe cyangwa iminsi itatu. Iyo icyo kibazo, hiyo matatizo inatoka ndugu yangu, hiyo tatizo kutoka damu mwilini inatoka. Mimi nakwambia ukweli, dawa zipo. Imiti itari yaza yo kwa muganga kera bivurishaga iki? Ariko buriya iyo ubona umuhindi aza mu Rwanda cyangwa umuntu w'umwarabu akifuza kumenya iyi miti yo mu Rwanda kera ngo yakoreshwa gute, sikaro nuza akatubwira ngo tumugurishe ibitabo dufite, ariho nuza akavuga ngo mfashe iyi ndwara mu kinyarwanda ivurwa gute. Abashaka gutwara ubumenyi bwo muri Afurika cyangwa mu Rwanda bakajya kubukoresha iwabo. Nigeze kumva ngo sinzabona byumvishe abantu bari bagiye kwiga hanze muri India, muri bana bagiye kwiga medicine cyangwa farumasi, uramanza bakakubaza ubundi ufite iki iwanyu, ni iki uziyo kivura ibintu runaka. Kuki se babifuza kumenya iyo miti yo muri Afurika, bakumva ko bayijyana iwabo, none gutya tujya kwivuriza ngo mu Buhinde, bafata ya miti bakuye muri Afurika bakagira gute, bakaba ariyo bakuvuza. Ibimera nibyo bakoramo imiti yose ishoboka, niko wenda bafite product ibindi bashiramo kugira imiti idapfa. Ariko nimba nkubwiye ngo uyu muti ni ikiziranyenzi uvangiyemo n'umuti w'umuhamo, kuri abo bantu rero twavuze mbere, uzafata kino kiziranyenzi, ufate n'icyatsi bita umwishywa, uzabikaraba.
numara kubikaraba hari undi muti banywa ugizwe n'imiti 3. Nimba ufite icyo kibazo uzatwandikire unyure kuri box tukubwire iyo miti iyo ariyo, ubundi 3 jours na 4 jours ikibazo kivamo. Suzongere guhangayika n'iyo ndwara, umenye ko ivurwa igakira. Uyu muti rero w'ikiziranyenzi barawukaraba, nicyo giti bita umwishywa. Iyo rero byirukanka mu nda bikakurya ku rwego rwo hejuru, fata kino kiziranyenzi ibibabi 2 cyangwa 3, ushake umutobe w'umuhama, n'utubabi tw'inyabarasanya, uteke mu gace k'igikombe k'amazi birinduke, ujye unywa akayiko kamwe. Waba uri mukuru, waba ufite guhera ku myaka 13 kuzamura, banywa akayiko kamwe. Guhera ku myaka 20 ukazamura n'utuyiko 2. Biba bihagije. 1, 2, 3 cya kibazo gitangira kujya kigabanuka. Ariko ya miti 3 ntabwo nyikubwiye. Niba ufite icyo kibazo uzanyandikire ubwire umuti. Kino kiziranyenzi kivura abadayimoni bo mu nda, kuribwa mu nda birenze ukwemera. Kino kiziranyenzi kivura ba bantu barwara kwishwatagura, icyo bita ubugwa buri interne butari external, buno buheri buba buri internal, ukumva imbere mu ruhu burimo ukajya wishwanyaguza wikwatagura. Uko ubigenza, ufata amababi 5 y'ikiziranyenzi, ugafata umutobe w'umuhama, ugashaka icyo bita mukuru ntawe utayizi, warangiza ukabitekana, icyo bita gusabika umuti. Uyu muti iyo uwutetse ntabwo ugomba kurara, iyo uraye uba ufashe izindi chemical. Ukanywaho utuyiko 2, rwa ruheri rurimo imbere kwishwanyagwa buri internal ruratutumba rugasohoka rukaza inyuma, ugakaraba wa mwishywa na kino cyatsi, wenda ukongeramo buganga bukari, ubundi icyo kibazo kikavamo. Ikiziranyenzi iyo wabuze icyo bita urubyaro, ufata umuzi w'ikiziranyenzi, umuzizi wake. Uyu muzi wamara kuwufata, ugafata icyo bita umweza, byose twagiye tubyiga. Ugafata igubyo, twagiye turyiga naryo. Warangiza n'icyo bita umugombe. Umara gufata ibyo ngibyo ukajya utekaho. Uko utekaho kongeramo icyo bita umudasama, cyatsi bito umudasama, ugateka agakombe kamwe, ukajya unywa utuyiko 3 mu gitondo n'utundi nimugoroba. Ariko iyo ubonye byiza, uyu mutobe w'umuhama ukawuvangiramo kuri ba bantu umuntu wabyaye rimwe ntiyongere kubyara, umuntu wabyaye 2 ntiyongere kubyara, kandi ajya mu mihango idahindagurika, niho uyu muti ukora. Iyo imihango ihindagurika uramanza ukayiregera, ukamana ukora uyu muti. Bantu banjye rero turabakunda cyane. Nimba ufite ikibazo, ikiziranyenzi gifite ibice 3 hafi 4. Ikiziranyenzi ku bantu b'ibiremba, ku bantu ikiremba tuvuga si ubwa burwayi wavukanye, ahubwo ya myaka itangiye gufata bakabona nta kindi kibazo ufite. Matatizo ya kichawi, ugonjwa wa kichawi, ndio mimi ninasema. Haiko hii matatizo mtu wenye anatokana tumboni mwa mama yake. Mnasikia? Bwa burwayi bugufata umaze gukura, nibwo tuvuga bukakugira ikirembe.
imashini yawe igahaguruka, ariko igihe ushaka kwirwanaho igacika intege, kino kiziranyenzi kizabigufashamo. Ikiziranyenzi rero ufata uwo muzi wacyo ugahita wongeramo icyo bita umufumba n'umufumbagishi, ukajya ubikoresha muri icyo kibazo cyo gucika intege. Rero turabakunda aho muhereye hose. Imana niyo igena ubuzima bwacu. Ibimera mubona hano si umutako cyangwa indabo, ni uburyo bwo kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nimba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, uzatwandikire, usharinge no ku bandi bakunda ibiganiro. Abadukurikira mwicecekeye namwe ndabashuhuje, mujye mukomeza mubane natwe, Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze.